abantu babona umuntu wabo aramanutse mu butaka hasi, bamwe byiringiro bigashira, bamwe bakavuga bati nuko umuntu aragiye turamubuze, iyi beto sinzi ko izamurekura. Ariko ijambo tugenderaho ritubwiye amakuru, ritubwiye ko hari imibiri yitubona. Iyo pasiteri yambaye umubiri arawukoresha, akora imirimo ye, akora gahunda zose z'ubuzima nk'uko bimeze, arashaka, arororoka, aba bamuherekeje n'abamukomokaho n'amaraso ye. Ariko aka kanya yijiye mu kindi kirere, yijiye mu wundi mubiri utari uwa hano i Nyamata, utari umubiri wo muri Byura, utari umubiri wo kwa Kega, utari umubiri w'abantu. Uyu mubiri rero agiye kwambara niwe azazukana. Rero abo tugiye kumuherekeza, nitumurebera muri uyu mubiri turababara, nitumurebera muri uyu mubiri ushobora kuba wibaza utese buri arahumeka. Hari umuntu wigeze kumbwira batarazana ibi by'amakaro n'ibindi, cyagihe twamenaga hitaka ryose, arambwira ngo we ntagira ikibazo cyo gupfa, ngo nk'umunsi bazamurundaho riri yataka. Ndamubwira nti uracyafite ikibazo, mu gihe nyuma yo gupfa uzongera ugatekereza bisanzwe, wongere wigireyo. Rero reka dusabe babasore barimo kudufasha, umubiri bawuzane bawurambike hano habugenewe, hanyuma abawumanura nabo badufashe. Ariko nari ndimo mvuga ngo uyu mubiri tugiye kumanura ni umubiri utakirimo humeka, nta kirimo kutwumva.